Umunsi umwe ari saa tanu z'ijoro, amasaha yari akuze ariko Tina yari ahangayitse. Bwari bwije cyane ariko umugabo we Chris yari atarataha. Yaribwiye ati reka nongere muhamagare mubaze ahageze. Nuko afata telefone ye aramuhamagara ariko Chris ntiyamwitaba. Hashize isaha irenga y'iminota mike, Chris yaratashye asanga Tina amutegereje muri salo. Nuko Tina ahita amubwira ati sheri, hari ikintu nshaka kukubwira. Ariko atararangiza kuvuga, Chris ahita amuca mu ijambo aramubwira ati hoya, uzakimbwira ejo, ubu ndananiwe, reka mbe ngiye kuryama. Undi ati none se uraryama ntacyo ufashe cyo kurya? Chris ati nta kibazo, ntabwo nshonje, nzaba ndya ejo. Nuko aratambuka yerekeza mu cyumba, ariko bageze mu cyumba wabonaga Tina yabuze amahoro ashaka kuganira n'umugabo we. Nuko aramubwira ati basime iminota 5 sheri. Chris nawe ati kuki utumva? Nakubwiye ngo ndananiwe, tuzavugana ejo. Nuko bararyama. Bukeye mu gitondo, Tina yari yateguye ibyo kurya byiza cyane, yiteze ko mu gihe ari bari gusangira n'umugabo we ari bumubwire ikibazo afite. Ariko Chris asohoka mu cyumba yamaze kwitunganya, afite n'igikapu cye mu ntoki, ubona ko ari mu bagenda. Maze Tina aramubwira ati sheri, karibu ku meza. Chris nawe ati mbabarire sheri, ndi kwihuta, sindi bufate ibya mu gitondo. Ahita asohoka vuba vuba aragenda. Tina asigara aho ngaho yumiwe, ariko aribwira ati nta kibazo, tuzavugana yabonye akanya gahagije, reka nkomeze nihangane. Chris ajya mu kazi. Bigeze nimugoroba, telefone ye irasona maze aritaba. Yari umugore we Tina. Aramubwira ati sheri, wiriwe neza, nurangiza akazi uze kunsanga kuri ya resitora wambwiye ko ukunda cyane, inyuma mu gikari niho ndi bube nicaye, uze vuba ngufitiye surprise. Maze Chris aramusubiza ati okay, so ubwo turahahurira. Nyuma y'iminota mike, Chris yari arangije akazi, ariko yumva umuntu akomanga ku muryango w'ibiro bye. Yari umukobwa bakoranaga, bari bacuditse muri iyo minsi. Nuko uwo mukobwa arinjira aramusoma, maze bakomeza gahunda zabo. Hashize umwanya, Tina ahamagara Chris ariko ntiyamwitaba, nkuko n'ubundi yari asanzwe abigenza, yibereye hamwe n'umukunzi we mushya. Tina yakomeje guhamagara Chris ari nako amutegereje kuri resitora, ariko Chris ntamwitabe. Chris agaruye agatima agiye kwitaba umugore we, uwo mukobwa aramubuza ati mwihorere, buri munsi aragutegereza, ubwo rero mureka gutegereza n'indi saha imwe. Nuko bakomeza ibyo barimo. Hashize amasaha 2, Chris arimo yerekeza kuri ya resitora. Nimero atazi yaramuhamagaye, baramubwira bati ngwino ku bitaro vuba na bwangu, umugore wawe yagonzwe n'imodoka kandi ari mu mimerere mibi cyane. Maze Chris yongera umuvuduko yerekeza kuri bya bitaro byari bimaze kumuhamagara. Agezeyo n'ubwoba bwinshi abaza muganga ati umugore wanjye ari he? Ariko umuganga amureba n'agahinda aramusubiza ati ni inkuru y'incamugongo, wihangane, umugore wawe yamaze gupfa, ntitwabashije kumutabara. Rwose ni ibintu bibabaje cyane gupfusha umugore n'umwana umunsi umwe, twifatanyije nawe mu kababaro. Chris acyumva amagambo y'uwo muganga aramusubiza ati ibyo uvuga ni ibiki? Ngo gupfusha umugore n'umwana? Muganga amureba atangaye aramubwira ati none se ntabwo uzi ko umugore wawe yari atwite?
Chris amera nk'ukubiswe n'inkuba, agahinda karamurenga, arashoberwa. Ageze mu rugo, afungura telefone ye maze asangamo ubutumwa umugore we yari yamwohereje mbere y'uko akora impanuka. Bwaragiraga buti: mugabo wanjye nkunda cyane Chris, ntabwo nkomeje kugutegereza, uraza kunsanga mu rugo. Wenda wanze ko tuvugana kubera ko watinye, ariko ndabizi ko unca inyuma kandi narabyakiriye. Nizeye ko uzageraho ugahinduka kandi umenye ko nkukunda cyane nubwo mbabaza cyane. Vuba aha ugiye kuba papa, byaba byiza utangiye kubyitegura hakiri kare. Uko Chris yiyumvise amaze gusoma ubwo butumwa, nawe ubwawe wabyumva. Ahubwo icyo nakubwira ni ugukura isomo rikomeye kuri iyi nkuru. Ni kenshi tubabaza abadukunda, ariko tukihutira gushimisha abatatwitayeho. Ariko iyo umuntu ugukunda by'ukuri amaze kugenda, nibwo umenya agaciro ke. Weho ntuzabe nka Chris, ahubwo ujye uha agaciro abawe mbere y'uko bagusiga. Njye wumvaga ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates, mu nkuru z'uruhererekane zifite umutwe ugira uti bikubera isomo. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira izi nkuru hamwe n'ibindi byinshi byiza tubagezaho. Murakoze.